Mwongeye kurirwa abakunzi ba Big Show TV Rwanda. Noneho uyu munsi rero twabazaniye inkuru yerekeranye n'ikipe yacu y'igihugu Amavubi. Muribuka ko uyu munsi dutanye umukino n'ikipe ya Lesotho. Muribuka ko twiganye ko ikipe yacu y'Amavubi iri muri Afurika y'Epfo. Uyu mukino ngira ngo ufite icyo usobanuye kinini ku Mavubi, kuko urabona n'urugendo rutoroshye. Ubibona ute wowe umusesenguzi ushingiye aho ikipe yacu ihagaze, ubona bimeze biti? Wowe ubibona ute byonye dufite icyizere cyo kuba twakomeza muri tsinda? Oya, urebye ikipe yacu ni nziza cyane, ariko tubanze twibukiranye yuko uno mukino urakomeye cyane, kuko uno mukino niwo mukino uri buse n'ugarura ibyiringiro by'abanyarwanda muri rusange. Nibyo ugarura ibyiringiro cyangwa se rugarurira abasore bacu icyizere cy'uko wenda hari icyo ushobora kuba wamarira. Oya, ndebye abakinnyi bari buze kubanzamo, mfite icyizere cyane kiri nko kuri 70%. Uvuga umutoza mufite icyizere cy'uyu munsi ko Lesotho dushobora kwiva imbere? Oya, umutoza ntabwo wapfa kumuveba, kuko abakinnyi yazanye ni abakinnyi beza cyane. Urebye nk'uyu mwana Hakim Sahabo afite ikintu gikomeye cyane amariye mu ikipe yabo, ko akina neza cyane. Ukareba n'uyu mukinnyi ukina muri Rayon Sports ariko yamaze gusezera, sinzi, Muhire Keve. Wabonye ko ejo bundi dukina na Benin, nubwo bitagenze neza, ariko wabonye ko akinjira mu kibuga, wabonye ko imibare yahise ihinduka. Muhire Keve ni umuhanga. Urabona ko yagezemo agaragaza ikinyuranyo cyane kiriho, kuko urebye uvuga ngo akisimbura wese ubona ikinyuranyo cyahise kizamo. Erega ni umukinnyi maze gukora umutwe, kandi iyi mikino amaze kuyikina kenshi. Uvuga ngo ntabwo ari umuntu uje vuba mu kibuga, ntabwo ari umwana, arakuze mu mutwe. Uriya ni umukinnyi ukomeye cyane, gusa n'abandi urabona ba Manzitseri, urabona bisubiyeho imyitozo bakoze nimugoroba, iragaragara yuko Amavubi ari hejuru cyane, ariko nanone witonde Lesotho irakomeye. Ngo uko bitegura niko n'abandi bose ababitegura bari bose, ariko icyambere ni morale, icyambere ni icyizere cyane yuko u Rwanda ni Amavubi nyine bamugaragaza uburyo nyine bagomba kudwinga. Ubwo rero tuze cyane, reka turebe ese ubundi iri tsinda duhagaze gute uyu munsi, duhagaze gute, kugira ngo n'abatuye twumva uyu munsi bumve aho byaba bigeze. Ni ukuvuga ngo reka duhere kuri iyi ngingo yerekanye n'Amavubi mu gahe gatoya. Ni ukuvuga ngo ubundi ikipe y'Amavubi yacu iri muri Afurika y'Epfo, aho niho iri, ko naho iza kuza guhurira na ikipe ya Lesotho ku isaha 12 z'uyu munsi. Ubwo ni mu kanya gatoya kari kubara, mvuga ngo n'igihe gito kiburaho. Twibukanye neza, ni ukuvuga ngo ikipe yacu Amavubi ifite amanota 3. Ifite amanota 4 kuko yatsinze Afurika y'Epfo ibitego 2 hano mu Rwanda. Noneho iza kuza kubona n'inota na Zimbabwe. Kuko ngo nyine yahise amanota 4. Nuvuga ngo mu isitari yacu rero u Rwanda rufite amanota 4. Nuvuga ngo isitari yacu ririmo u Rwanda ruherereyemo harimo ni Afurika y'Epfo, ari naho ikipe y'Amavubi iri, akazamo na Zimbabwe. Ubundi Lesotho ni ihagaze neza cyane, kuko kuri kano kanya Lesotho ifite amanota 5. Uvuga ko yasaba ko byibuze nuvuga ngo uyu munsi byuze no kuyitsinda, icyo gishoboka bidasubirwaho. Ikipe yacu y'Amavubi, banyarwandakazi, muyifatire ry'iburyo. Iyi niyo match iratuma tuyobora nibura amezi nkangahe ari imbere, kuko imikino izongera gusubukurwa yenuza y'amezi angahe. Sukurwe, ariko nibyo nuza Kinesigeze kuvugaho, aravuga ati ngo ari ukuba urukwavu ngo imyaka yose mu ishyamba, waba intare umunsi umwe ukayibura cyane rwose. Nubwo ariko tuvuga nyine amakipe arimo mu itsinda rimwe n'u Rwanda, harimo Afurika y'Epfo, akazamo Zimbabwe, Lesotho, Benin na Nigeria niyo ifite amanota 3. Nigeria nayo urumva ko inahagaze neza, nta kibazo cyane, ko Nigeria bya ni ikipe ishobora kuza isaha ku isaha igahita ishobora kuvuga ngo uyu mukino u Rwanda n'urutsinda nibwo iraba isizemo ikinyuranye, ariko niramuka itsinzwe mva ko Amavubi turavugana kuri kose burya ntabwo ko ni ahantu habi byabiri. Uvuga ngo niyo twavuga rero amanota 4 twasize Afurika y'Epfo.
tugura amanota 3 tunganya na Zimbabwe tubona inota rimwe urumva nuvuga ngo twatsinzwe nanone na Benin abakinnyi b'abahanga cyane rwose Benin yakomeye nta banga ririmo urumva Benin baradutsinze ko badutse kandi baturusha cyane noneho nuvuga ngo niba Benin yaradutsinze tugerageze byibuze uyu munsi Lesotho twe twagirute twe twayitsinda urumva twe guhura na Lesotho uvuga ngo ntabwo duhagaze nabi uyu munsi uvuga ngo rero niyo duhagaze nabi birasaba yuko dukora iki ko Amavubi ashobora kuba yagarura icyizere yakigarura icyizere ubwo ni mu rwego tuvuga ati uko biri kose Amavubi niba adahagaze nabi kandi urabona ejo bundi uriya mukino wakinye kugira ngo nige imyitozo babonye isomo kandi urabona burya nubwo twatsinzwe itego ntabwo twakinye nabi ntabwo twakinye nabi gusa ikipe yari yatudominye cyane ariko Amavubi yabonaga ko TikTok yari iri hejuru cyane rero uno mutoza no kumugirira icyizere uko urebye nk'iminota ya nyuma Amavubi yakinye minota 20 bitwaye neza pe ntabwo atinyamo mu bakinyi bahabwa amahirwe yo gutangira kwimukira uyu munsi ntabwo waba ugiraho batangira nk'abakinyi bashobora umutoza ashobora guha icyizere cy'uyu munsi bashobora kuba bakina uyu mukino abo bakinyi nyine wagira yuko twakomeza kwadusubiramo ubona umutoza ashobora guheza amahirwe uyu munsi 11 badasubirwaho umuntu wese uri ahangaha aratanga igitekerezo bitewe n'uko abumvishije mu izamu bidasubirwaho hari uwo bitwa Fiacre nta n'umukomatinga amaze iminsi igihe yitwara neza kandi na no muri Afurika y'Epfo dore ko niho bari bose yitwara neza cyane mu izamu kabiri hari nimero 2 mu Rwanda hose idasubirwa bamwita Fitina Ombolenga ntawe umva kabisa ibyo nta n'umwe wagiye ahindura gatatu bamwita Mangwende ubona ntacyo rwose abantu bavugaho nta n'uvuga no mu Rwanda hose tuzi ko ari wo havuye mukinyi wa mbere kane hano muzanenga ibiki n'ibiki gutya na gutya ni umukinnyi wanjye ngewe ndamwemera bamwita Manzi Thierry we ntawe nuko David naho rwose ari David hari gatanu mana we gatanu we Mutsinzi Ange nanjye aho ndavivuye muri mediane haragoye cyane hari wo bita Rubanguka Steve hakaba na kapiteni Jihad we umutoza Rubanguka Steven ntago mwemera nyine nawe n'ubuhengekeza ariko ntacyo nawe urebye ubwo ariho Rubanguka Steven na Jihad ku 10 arahakinisha bita Muhire Kevin ku 10 Muhire Kevin ku 10 ashyira 8 ahubwo oya Muhire Kevin arakina 10 arakina 10 bidasubirwaho arakina 10 Muhire Kevin arakina 10 ntago yajya ku 8 uruhande rumwe ahubwo ruracaho Samuel Grete na Georgia ku rundi ruhande batakishe Nshuti Nosa uramwemera uyu nguyu Nshuti Nosa ndamwemera nutamwemera wese afite ikibazo Nshuti Nosa abo ngabo nibo bakinnyi baraza gukinira Amavubi ndabona uko biri kose iyo nkurikije urutonde ko biba bimeze iyi Nosa ari murimo musesengura mutanga ndabona uko biri kose ishobora gukira amanota 3 urabona hano impamvu babazanye Muhire Kevin yakinye neza iminota 20 yushize yakinye neza kuko nta no bigiraho n'abantu twari twibazo ni gute umutoza atamushyizemo mbere ariko wibuke yuko Hakim Sahabu ni umukinnyi w'umuhanga ariko n'umukinnyi w'umuhanga erega byo ntabwo bize ubundi yakaba yarakinye igice cya mbere icya kabiri bujya muri amushyiramo urumva impamvu yashyizemo uyu nguyu twese ku Mavubi twaravugaga ati bashyiramo Hakim Sahabu kuko ni umukinnyi wagiye ukina akaba man of the match mu ikipe kandi ikipe irakomeye kandi afite imibare iri hejuru imibare iri hejuru ariko ujye umenya ko ntabwo umukinnyi umwe ariwo ubwira ikipe bugira mpamvu yitwa ikipe abo bose bagenda bagashyira hamwe none reka nkubaze ubu wari gushyiramo Muhire Kevin udashyizemo Hakim Sahabu ntabwo simihakanye kwemba kumubanzamo ariko mugihe no yari amaze kujyamo
akivamo akibona nyine intege nke yiguhita amusimuza agatavamo burya yakora igice cya mbere yakomeje kumurwaza kuko Hakim Sahabu ko ni umukinnyi ukomeye yakomeje kumurwaza nibyo bavuga nyine nibyo ni umukinnyi w'umuhanga ariko ni ukuvuga ngo nubwo ari umukinnyi w'umuhanga ntabwo yabisobanura yuko nawe yakoramo iyi minota yose kuko urabona ko akimara kugeramo umukino wahise uhinduka wahinduye isura ariko ntacyo ubwo ngubwo turaza kumureba kuri ino match ariko urabona ko kuba yagiye kubanzamo Muhire Kevin biraza kutwereka ko umutoza nawe ariko nabo ni igihe gito ntabwo nabo bose burya baramenyera wenda uko ibihe bizagenda bishira bizagenda agira ibintu icya mbere kuri uno mukino nuko turi bubone intsinzi aho byanyura hose mugani nibyo Kenisi yigeze kujya avuga ati aravuga ngo niba ushobora kugenda ukajya kurya inyama kuri busheri wahagera ngo igikuru ni ukubona inyama aho zaba zababwiye hose aba ari inyama icyo gihe baramubajije ati ni nk'amanota atatu ni nk'uko nyine umuntu agenda kuvuga ngo agiye kugura inyama kuri busheri atazi ko zabaye akazibona inyama natwe rero aho byanyura hose amanota 3 tuyabone twatsinda kimwe twatsinda iki ariko tubona amanota 3 adufasha kuyobora no tsinda kuko iryo tsinda rirakomeye cyane kandi ngo kurya ni kare tugize amahirwe twabona aya manota 3 twaba tuzigamye urumva ko byatuma duhagarara neza twaduhagaze neza biyo ngo uramutse iyo abo bandi bagasigara bwabo bishakisha mu cyo waba waravuyemo wose twaba dusukira nakagaruka kuko match ziracyahari kandi turacyasesengura byinshi urumva uyu mukino nurangira nyuma yaho turagira aho tubiganireho tukishe ko umukino waza kuza kumeza natwe turatukurikirana 5-5 ubwo twadusukira ngabura mu kanya kuza kubona twitegura n'uburyo tuzakuza kwinjiramo neza n'imbaraga amakuru y'imikino nakagaruka sawa turabakunda cyane